Buriya abantu bakina content zo mu rugo nubwo bari content bateguye akenshi usanga bitari kure y'uburyo babanye. Nubwo yaba content bantu banje ndamye nashidikanya mumeze neza cyane niba utanameze neza kanagira ngo mbwire ngo uyu munsi niba bitameze neza ariko rwose ejo byahinduka bikagenda neza cyane. Nta kindi usabwa ni ukubyuka mu gitondo ugakora ibyo ugomba gukora ubundi warangiza nyine ukarenzaho gusenga cyangwa se kwiragiza Imana. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza, uyu munsi ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri guca mu ntambara, abantu ushobora kuba bari kukuvuga nabi, ushobora kuba ufite ubukene, ariko nagira ngo mbwire ngo rwose nagaho gahanze kandi baravuga ngo buriya ngo mu buzima tubamo bucya bucyana yande. Uyu munsi rero nta kintu kinzanye ahanga ndagira ngo tuganire cyangwa se ndagira ngo twungurane ibitekerezo. Ese wo ku ruhande rwawe urabona ari Lynda Priya ndetse n'umuvandimwe witwa Nkusi Queen, ninde ufite amakosa cyangwa se ninde nyine washinza ikosa, ninde watera ibuye? Uyu munsi ndashaka ko tuganira cyangwa se ndashaka ko twungurana ibitekerezo, ndashaka ko twicara tugasasa inzobe. Mu minsi yashize mwagize gutya mubona inkuru iri turindi cyane, umukobwa witwa Nkusi Queen. Ubundi uyu nguyu rwose biravugwa yuko ari umuvandimwe wa Lynda Priya bavukana, umuvandimwe wa undi twita ngo nyine ni murumuna we cyangwa se ni umuvukanyi wawe. Yagize gutya ajya kwa Irene, arangije akora ikiganiro agaragaza yuko cyangwa se atanga igitekerezo agira ati rwose kuba uri umudamu, kuba uri umugabo, kuba nyine mwubatse urugo mwarangiza mugafata nyine imibanire yanyu mukayishyira kuri social media cyangwa se kuri platform mubyita planka, nyine we yavugaga yuko biriya bintu bidakwiye cyangwa se atari byo. Naho rwose Lynda Priya nawe araza agira ati rwose ninjye wabwiraga wihaye umugabo wanjye bla bla bla, nyine ibintu birazamba cyangwa se ibintu bifata iyindi ntera. Nyine biza kurangira uwitwa Irene Christian umugabo wa Lynda Priya aje kuri platform, arangije rwose atangira kuvuga amagambo atari meza, nyine atangira gushaka nyine kuzamura icyo twita beef nyine kuri social media. Abantu benshi bagiye babivugaho, nagiye mbona sometimes nyine banyagiso babivuzeho, ndetse n'abandi bantu benshi bagenda bazana ibitekerezo byabo bagira bati rwose Lynda Priya urakoze, Irene Christian urakoze, ntabwo wari ukwiye kuzana beef ku muvandimwe cyangwa se nyine muri makeya ku muvandimwe wawe. Abandi bagira bati Irene Christian ikintu ugomba kumenya uriya n'umuvandimwe w'umugore wawe, ntabwo bakwiye kuza nyine ngo uvuge amagambo nk'ari ubwo mwakicaye mugasasa inzobe mukareba nyine mukareba wenda kubera yuko just we nyine wenda Nkusi Queen aracyari muto cyane, birumvikana yuko we yemerewe kuvuga ibyo ashaka, kuko just buri y'umuntu atarubaka, y'umuntu nyine atari yagira urugo, amahirwe menshi nyine hari ibintu byinshi aba atazi, just harimo nyine imibereho, uburyo bwo kubana. Just sinzi niba uriho urabyumva neza cyane, ariko nawe uri umuntu mukuru, nubwo wenda Nkusi Queen bivugwa yuko nyine yaba ari umufemeri cyangwa se yaba afite umwana, ariko ntabwo bisigura ko yaba azi situation z'urugo. Urengeye uko mbyumva cyangwa se uko mbitekereza, umuntu nubwo yaba yarabyaye cyangwa se nubwo yaba ari umufemeri akaba afite umuntu wamutende, wenda nubwo rwose yaba yaremeye umwana cyangwa se nubwo rwose nyine baba basa nkaho babana, ariko igihe batabana mu rugo kandi nyine umuntu akumenya, kandi umuntu nyine mwirirwana umunsi ku munsi, nyine hari ibintu byinshi aba atazi. Niko mbitekereza cyangwa se ngewe niko mbyumva ku ruhande rwanjye. Nyine nkuko narimaze kubikubwira haruguru, uwitwa Lynda Priya nyine yagiranye beef na murumuna wiwe witwa Nkusi Queen, aho Lynda Priya yaje kuri kamera agira ati rwose mvira ku mugabo, ntabwo nshaka yuko uza kwivanga mu by'urugo rwacu, urabizi neza ko wabyariye iwanyu, urabizi neza yuko nyine wakoze ibidakorwa, nyine urumva ko ngako ubundi ntabwo ari akantu gakwiye kuza kuri social media, ntabwo ari ikintu ukwiye kuza kuvuga nyine ngo uzane amabanga ya famiye yawe, uzane nyine uburyo famiye yawe ibanye kuri social media. Buriya nyamuneka njya kubabwira ngo abantu benshi baza kuri social media bashaka amaramuko, bashaka amafaranga, ariko nibarebe ese effect zizaza nyuma bizagenda gute, kuko just buriya hari ibintu ugomba kwitondera. Kuzana nyine imitungo yawe kuri social media ntabwo ari byiza, kuzana nyine ibibazo bibera muri famille yawe kuri social media rwose ntabwo biba ari akantu keza. Lynda Priya nyine yakoze icyo twita gusembura umuvandimwe we, kuvuga ngo wabyari iwanyu urabizi, nta burere ufite na ndangagaciro ufite, nyine yavuze ibintu byinshi namwe mwarabonye kubera umujinya cyangwa se kubera wenda nyine nawe yamukoze mu bwonko. Nyine urumva umuntu wagiye hariya nyine akavuga ati ngiye mba mbona nyine utubaho umugabo wawe, mba mbona ibintu ukora rwose bishobora gutuma tutazongera kuba umugabo wawe cyangwa se nyine tutazayatumuhereza agaciro. Wenda bari yabonye nyine wenda babikora nka planka, ariko nyagisowe
ngo ntabwo ariko abyumva. Nyagiso we yaje nawe atanga igitekerezo cyiwe, aragira ati rwose ngiye nababeshye, buriya umuntu ashobora gukora plank, umuntu yakina filime, umuntu yakora everything byose bishoboka, atari ko buriya hari ikintu kidakinishwa. Ati buriya nubona umuntu ari kwagitinga muri filime ukabona nyine hari role akunze gukina kandi akayishobora, ati no mu buzima busanzwe hari igihe aba yimereye gutyo byanga byakunda. Ati buriya ibintu tukunze kugaragaza kuri social media akenshi bifitanye isano n'imico yacu cyangwa se nyine n'imyitwarire yacu n'imyumvire yacu. Ese nawe uremeranya na Nyagiso ku gitekerezo cye? Uze kutubwira ucase muri comment. Gusa ngewe Nyagiso ntabwo twemeranya, kubera yuko hari ukuntu umuntu ashobora kuba wenda afite role runaka ashoboye, ariko wenda mu buzima busanzwe nyine ugasanga atanabikora ibyo bintu. Ariko ngewe nyine wenda ku rundi ruhande Nyagiso namugarukira, none hari igihe umuntu yagitinga wenda nko muri filime cyangwa se akagitinga nk'ahantu runaka, ariko akitegereza neza no muri societe uburyo abayeho ugasanga rwose bijya guhura kandi cyane. Nyuma y'uko rero nyine wenda ibyo byose bibaye, umugabo witwa Lynda Priya, witwa Irenge Christian, yaje kuri social media asaba imbabazi umuvandimwe wa Lynda Priya. Ngiye nabikunze ndetse kandi rwose nabyishimiye cyane. Bundi abantu nka bariya ntabwo bakwiye gupfa ubusa, ahubwo bakwiye gushyira hamwe, bakwiye kuzamurana. Bamwe bari kugira bati nyamara nabyo wasanga ari plank, wasanga ari ukugira ngo bazamure umuvandimwe wa Lynda Priya. Gusa ngiye ntabwo ariko mbitekereza, kubera yuko ntabwo njya nkunda gutekereza umuntu ikintu atavuze. Niba Lynda Priya ataje nyine ngo atubwire ngo nifuza gusapotinga cyangwa se gufasha umuvandimwe wanjye, ntabwo nazana iyo nkuru ngo nyibwire abanyarwanda cyangwa se ngo nyibwire abantu. Ubundi ngewe ukuntu mbayeho, uburyo neguramo inkuru zanjye, negura inkuru zavuzwe na ba nyirazo. Ndagwereza urugero, niba Lynda Priya yaje akavuga ati ngewe rwose niyamye nihanangirije, nge nzaza mvuge ngo Lynda Priya yihanangirije. Ntabwo nzaza ngo mvuge ngo nyine ngo ngiyemo imbe inkuru itarabayo cyangwa se nzane story y'ikinyoma. Ikindi cya kabiri wenda ngewe nishimiye cyane cyangwa se nakunze ni uburyo umuvandimwe wa Lynda Priya yavuze ati rwose ngewe ntabwo nzigera nsaba imbabazi. Sinzi niba yarabivuze, ariko ndi kubona abantu benshi bakomeza kugenda babyandika, bakomeza kugenda babivuga, ariko naje nshake amakuru neza ndebe koko niba nyine ari byo. Ariko buriya nyamuneka niba umuntu wamubabaje ahubwo ati kiriya kintu wakoze ntabwo nagikunze, ntabwo nakishimiye, ntabwo ari ngombwa kugira ngo ukomeze umukomeretse cyangwa se kugira ngo nyine ukomeze wongere icyo twita ibinyoro mu bisebe. Soro nyamuneka abantu bakwiye kwitonda cyane. Nyuma y'iyo nkuru rero y'uwitwa Lynda Priya ndetse n'umuvandimwe witwa Nkusi Queen, reka tujye ku yindi nkuru iri trend cyane hano mu Rwanda. Ngiro mwese murabizi neza yuko ejo nibwo mwabonye inkuru ivuga yuko uwitwa Musinga yakoze live irimo ibyamamare, yabanje kuyiteguza abwira abafana be yuko rwose iyo live izaba arimo ba Muyango, izaba irimo ba Burikano, izaba irimo abantu benshi b'abasitari b'ibyamamare, harimo n'uriya mutipe cyangwa se uriya mujama witwa Fanny Mercy ukunze gutegura Jenny's Comedy. Iyo live yarabaye. Ese iyo live ubundi yari igamije iki? Icyambere bari bagamije kungurana ibitekerezo, aho bari kuvuga ku ngaruka z'ibiyobyabwenge cyangwa se ku ngaruka z'inzoga, kandi barongera bagira bati se nizihe ngaruka nziza bizagira ku banyarwanda, ese nizihe ngaruka mbi bizagira nanone ku banyarwanda. Mwibutse yuko rwose iyo live ntabwo yari yoroshye na gato, kubera yuko nyine hari debate iteye ubwoba, hari ihangana riteye ubwoba cyane. Iyo live nge nakuyemo isomo rikomeye cyane. Bamwe baragira bati rwose ibyuma byari bigiye kwangiza abanyarwanda, ibyuma byari byishe urubyiruko, ibyuma nyine byari bigiye gutuma igihugu cyacu kigira ibiki nyine kijya mu kangaratete cyangwa se kijya mu bibazo. Ariko nanjye turemeranya rwose, umuntu uvuga yuko inzoga atari nziza ku buzima bw'umuntu, nyamuneka rwose turemeranya. Niba tutanemeranya kandi uze kwihangana, kubera yuko ngewe uko nari maze kubona mu Rwanda byari maze kugera ku rundi rwego, haba mu byaro haba mu mijyi, ahantu hose inzoga rwose byari bimaze gufata indenera. Ariko byibura uri kubona yuko muri iyi minsi abantu bari kongera gusubira mu murongo gake gake, ahubwo leta idufashe nk'uko bari kubivuga bati rwose n'abakobwa bambara ubusa tugiye kubahagurukira, tugiye kubashyiraho amategeko. Ibi bintu ni byiza cyane, bizatuma umuco nyarwanda wongera kugaruka. Ikindi cya kabiri, bizatuma ibintu by'inda zitateganyijwe bishobora kugabanuka cyangwa se bishobora nyine gutangira kugenda gake. Soro nyamuneka urumva yuko ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu byo kwishimirwa.
iyindi nkuru iri turende cyane hano mu Rwanda, uwitwa Papi Clever yagize gutya rwose ava mu mitana aricara arandika ataka umugore wiwe, amubwira uburyo amukunda, nyine aramurata pe, aramubwira ati rwose nishimye cyane cyangwa se nishimiye kuba narabanye nawe, nishimiye kuba waramisemo, nishimiye kandi kuba waremeye kumbera umufasha, nishimiye kuba warabaye umugore wanjye ukambyarira abana. Nicyo kintu cyiza nagize mu buzima, niyo mahirwe nagize mu buzima nashobora kuzatakaza na rimwe cyangwa se nashobora kuzatesha agaciro nonde munsi. Urumva ibyo ni ibintu byiza cyane kuba umuntu yafata umwanya akicara akavuga ati rwose reka mushimire kubera yuko yabanye nanjye, urugendo twagendanye, ibyo twanyuranyemo byose ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko yarahabaye ndetse kandi akomeza kubyihanganira. Rero izo zari inkuru ziri tunini cyane hano mu Rwanda. So ubaye ufite igitekerezo, ubaye ufite inyunganizi, ubaye ushaka kuba inshuti natwe kugira ngo uzajye wenda utugezaho amakuru ku gihe, rwose biremewe, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu cyangwa se nyine ukazajya uca hasi muri comment ugasiga ibitekerezo byawe. Njyewe bategura zino nkuru umunsi ku munsi cyangwa se uko bwije n'uko bukeye. Amazina yanjye nitwa Iva.